nongeye kugusuhuza wowe udahwema gukurikira inkuru zacu. Burya Imana igira inzira nyinshi yakunyuzamo kugira ngo ikunde ikize ubuzima bwawe. Iyi nkuru yacu noneho tuyitangire muri Nigeria, ahantu mu mwaka w'1965. Ahantu mu mujyi wa Bori hari hatuye umugabo, uyu mugabo witwaga Samaru. Samaru yari yarashakanye n'umugore witwaga Eliza. Uyu mugore we baje kubyarana abana bageze kuri 6. Babayeho mu buzima bugoye ku buryo abana babo kubabonera minerivare byari ibibazo bikomeye. Kubona ibyo kurya ntabwo byari byoroshye. Isuku babaga bafite yarakemangagwa. Mbese iyo babonaga bwije bibazaga niba buri buke. Ubuzima bwabo bwari bugoye ku buryo abana babo iyo bajyaga ku ishuri abandi babinubiraga kubera isuku baba bafite itari iri nkeya. Ibi ngibi byaje gutuma abana bakura bigunze ku buryo n'uyu mugore yaje guhura n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye, ahura n'uburwayi abura amafaranga yo kumuvuza. Uyu mugabo Samaru yabayeho mu buzima bugoye akajya guhiga asize umugore we mu buriri. Abana ba Samaru bajyaga ku ishuri bagenzi babo bakabinuba cyane ndetse nta n'ibikoresho byo ku ishuri baga bafite. Mbese byari bigoye cyane. Uyu mugabo Samaru yabaga arimo agenda mu nzira, abana bamuteraga amabuye. Yari umukene, yari yaratindahaye ndetse no gutindahara bivaho yaje kuba umuhanya. Mbese byari bigoye. Aba bana b'uyu mugabo Samaru iyo babaga bari gutembera mu nzira cyangwa bari gukina n'abandi, wasangaga babakubita bakabiyamakuza mu ngo zabo kubera ko bahanduzaga. Bavugaga yuko banduza imbuga zabo. Urugo rwa Samaru rwari urugo rukenye cyane ku buryo inzu yiwe yari inzu isebetse muri karitsiye yaratuyemo. Nababwiye yuko uyu mugabo Samaru yaratuye mu gace bitaga Bori. Inzu yiwe niyo nzu yari isebetse ku zindi nzu zari zihatuye. Mbese hari muri Banyahe, icyo bita Silamu. Uyu mugabo Samaru umunsi umwe yaje gutembera mu nzira arimo ajya gushaka ahantu yakura amaramuko, yaje guhura n'umugabo witaga Billy Warren, yari umunyakanada. Uyu mugabo Billy Warren yakomeje kugendana na Samaru, akomeza kumwitegereza cyane, abona Samaru aratuje kandi afite agahinda mu maso. Yaje kumwegera aramuganiriza. Samaru yagerageje kumuhisha inkuru y'ubuzima bwe, ariko biza kurangira amubwiye amakuru y'ubuzima bwe. Yamubwiye uburyo abayeho, amwumvisha uburyo abandi bamufata muri karitsiye. Ibi byaje gutuma Billy Warren yiyemeza gufasha Samaru. Mu byo yamwemereye kumufasha harimo kumushakira minerivare y'abana ndetse no kumuha ibyo kurya, dore ko mu byo yaje kumwemerera kumufasha yamushakiye minerivare y'abana, amushakira ibyo kurya, dore ko kubona ibyo kurya byari ikibazo gikomeye. Uyu mugabo Billy Warren yaje kumufasha byinshi cyane, amwemerera no kuvuza umugore we Eliza yari yaraje kubura ubuvuzi, yari amaranye igihe kirekire uburwayi yari afite. Uyu mugabo Billy Warren yamuhaye amafaranga ageze ku $3,000 by'amadolari. Ni amafaranga menshi yashyize mu Nigeria. Mu kwishima kwishi uyu mugabo Samaru byaramurenze, araturika ararira. Billy Warren yamusabye ko yamuha nomero za telefoni, ariko biza gutungurana asanga Samaru nta telefone agira. Mbese wari wabuze minerivare y'abana, akabura n'ibyo kurya, yabuze n'amafaranga yo kuvuza umugore we, ntabwo ari kubona amafaranga yo kugura telefone. Uyu mugabo Billy Warren yahise anyarukira mu gashopu kari hirya gatoya amugurira telefone. Samaru yaratashye n'ibyishimo byinshi, afite amafaranga, yanahashye. Yageze mu rugo asanga bagiye kuburara. Mu byishimo byinshi yahise atambuka aragenda ahobera umugore we Eliza. Nubwo umugore we yari arwaye, ariko yarishimye cyane kuko yarabonye umugabo yazanye amahaho. Ibyo ngibyo byaje kurangira, uyu mugabo Samaru afata umugore ajya kumuvuza mu bitaro Los Angeles, kuko yari amaze kubona amafaranga ahagije, bari baramuciye ku bitaro. Uyu mugabo yavuje umugore we. Nyuma y'igihe gitoya abana ba Samu baje kwiga bararangiza. Umwana w'imfura yaje kurangiza, abona akazi ko kwigisha muri kaminuza. Uyu mugabo Samaru yaje kuvugana na wa mugabo w'umwongereza. Uyu mugabo Samaru yaje kuvugana na wa mugabo w'umunyakanada witwaga Billy Warren, amwemerera kuzaza kumusura. Muri kwa kuza kumusura yaraje akigera muri karitsiye, asanga inzu ya Samaru niyo nzu isebetse cyane muri karitsiye. Nkaho imfashanyo yamuhaye bwa mbere itari ihagije, yaje kongera amwemerera ubufasha bwo kumwubakira inzu. Twabivuze ngo burya Imana igira inzira nyinshi yakunyuzamo kugira ngo ikize ubuzima bwawe. Burya nuba wambaye inkweto ifunze ntuzifuze gukandagira wambaye slipa kuko nawe yayigura.
turi mu isi turi abagenzi. Uyu mugabo Samaru yaje gutera imbere cyane, dore ko n'abana be bari barize, ba bandi bamunengaga bose batangira kumugarukira. Iyo habaga ari ku mugoroba, babakire bari baturanye bamusuzuguraga bazaga gutaramira iwe, bakamubaza niba bari kunywa izishyushye cyangwa izikonje. Burya ngo iyo ikize baraza. Uyu mugabo Samaru yabaye umukire, ndetse yifuza yuko yazashimira uyu mugabo yamukijije witwaga Bill Warren. Umugore wa Samaru yaje gukira, ariwe nababwiye yitwa Elize. Bakoresha ikirori bashimira Imana. Burya ngo nuramuka uteye imbere uzishimira ibyo ugezeho kandi ushimira Imana. Kandi ngo iyo ikize baraza. Uyu mugabo Bill Warren yaje kubwira Samaru ko burya ibintu byose ukubigeraho bisaba gusenga kandi ukanizera ukanakora cyane. Uyu mugabo Samaru yarabyishimiye cyane, ndetse yemeza kuba umushoramari ukomeye. Ibyaje kumugira umushoramari mpuzamahanga mu gihugu cya Nigeria, aba umukungu, arakungahara karahava. Inkuru yacu ntaho tuyisoreje. Mwibutse gukora subscribe nawe wayikoze kandi tugushimire. Nitwa Nyiringanzo. Ndabashimiye.